wari umeze neza shameze neza ufite ibyayanda pe asibuka ko utambeshye buratwite sha wabyihorera uziko mazi mezi 3 nta mihango mbona nese ubwo urumva ntatwite nyine ibyo wenda ndabyumva kuba twarabikoze urya munsi wenda nabyo byashoboka kuba nyine wenda waba utwite ariko se ikintu cyatumye nkuhamagara ako sheri ufite n'ibiro no kuri kwimana uzi ko cyagihe wanteye inda bimeze sawa nari nishaka utanaza wandangiye kwa makanyaga uri mushiki waza ko twabahada umuntu ndangira kwa makanyaga ibyo ndabikubwira makanyaga azakanyaga batanu akanyaga undi bujya kwiga 5 yarankanyaze byararangiye we ndangira iwabo murangira iwabo baba barimo umuntu duhuye n'akasa mutwe ndakasa mutwe nari bindangira aho bari batuye nta kibazo aho batuye none karahe ko kuri yatware kutamba mu gihe gahoro uyatutambika gutya tubona ahantu hari ikibugisha yagira ngo ni cy'abapfu nyine nuko amakanya sawa raka gusuramba baje yende bakubuma naku aha mana yanjye mbanyina ngwibara wese kandi ugiye kumbaza mbanyina ngo baza tuva mu magabo tumyeshera nyanga kwa makanyaga ni hehe cyangwa mana yifinazare kigiye kufushi ikoti wo kwa makanyaga wese kandi mwapana kwa makanyaga yanenda mwana yewe yakose kubyara yagendeye bavugoye ngo yagoteye inda cyane makanyaga yageze gapfize mu karere mu mudugudu ngaho yagoteye inda none ngufashe iki cyamwana nyine cyane nashaka kumfasha mu magambo ujya mu bikorwa iwabo ni hehe batumugana mu cyese ponyora ngo ushaka gusenya ubwo tumukiza umuyi wabo narahe gusa utana n'umwako yendo kataya kuri kaka wese n'undi namubwiye kibazo nuko mugiye guhurirayo koza nkugiriye inama wigenze gahoro nyango tanga ndavuyeyo manuka gutya kuri kaka wese kameze nyine nk'akapfuye utandika gutya aho tumusanga himbara byinshi kandi ufite business bagabanye umuntu nabyumvise Nise mugabo. Musaza nabuze mbara. Kome. Wandangiye kwa makanyaga. Dukumva kwa makanyaga? Urwase ko natakumbe. Nduwina hama ndo muri katezi ndangira kwa makanyaga. Ese makanyaga umushakira? None. Ndangira kwa makanyaga. Nyine umbwiye ntago numvise ari gukuntu umbwiye. Yanteye inda. Yaguteye inda. Ako none nge ndibaza ubundi agiye gukora ifamu. Uvuze? Agiye gukora ifamu ni umukumbi. Ubundi ariko manza zanoroza. Niko se papa Yego sha baba we umva mazi iminsi narananiwe umugongo ariko se ko ndebo umeze nk'umubyeyi umaze iminsi abyaye bimeze bite cyihorere akumiro n'umusuzi w'ifundi niko bajya bavuga yagenze ute se mwana wanjye bati ubona nahuye n'akaga no kuri kwimana akaga kameze ute ejo ndimerutse guta 500 nibyo umukobwa yaransengereye mba ndayataye Subaka kanyurangije kaminuza utangiye mu byo gukundana sha oya sisubeze ko ndi ikiremba ntago rakaraka ibyo nje ntago nabijya amafaranga se ni yandi nayo nagutumye ngo nzaje kukuvuza wagiye gushakira mu bakobwa siko nabonye uri gutinda ko amafaranga ntavuze n'amafaranga yose mfite wabuze amafaranga none se ubu turabigenza gute dore amukanya numvaga naniwe ndabati se mbe nijyame ariko
nari mbonye ari ibirayi biri mu rugo ahubwo iri joro turateka iki? Ateka ibyo mubona ngiye kwigira ku gasantere ndaza nariye inkoko ntago ndagira ibyo birayi. Ako se tujyane se? Oya ntago nakikurikiza abana. Ese Kubaye munda. N'ubundi kwambakanya gahumbura ntago ari kure. Ariko nizera ko baye ntwa ase banene bakiri. Ito nawe. Naze kwani gushaka kwa makanyaga mwahandangira. Kwambakanyaga ese mushakira ikira. Kwa makanyaga nenda ewana. Akura muhungu ndari n'imfuzi y'akarere. Ngo ya? Yanenda mwana. Iyo mana we. Rero kamaguruka. Anze mbike Mwese wowe phone. ko ugeze gucyo wabigenza. Anze mbike phone none. Wewe. Ngo nago numvishe neza sasa ngawambwira rero. Uratwite. Manze nebeze. Makanyaga. Ngo ni imvutsa ahubwo asha mwana ya. Makanyaga ngo yagize ute? Makanyaga nenda. Kuri byaho twereke kwa makanyaga. Hari ikindi tugutumye. Seka warageje nuko baravuga ngo agahaka kari kundi karahana. Ubu nawe wagize gutya nawe. Nta kibazo ubwo ngubwo. Ahubwo hari ibintu nashakaga ngo tuganire. Cyo mbwira. Ndaje ngubwire kamanze njye mu rugo bunegerejeho gato ndaje. Gira vuba nshaka kunyaruka. Hari n'umusaza mugenzi wanjye bambwiye ngo ngize kugenda dusangire. Okay, ndaje gato. Gira vuba. Ariko ntiwongere bimwe bya nimugoroba. Cyo gira vuba se mayi. Ariko uzi byabaye nimugoroba ndi urabyibuka. Ni ibiki? Uzi ko waze wasinze ngasanga waraye mu kibuti cy'inkwavu. Hariya yari mu buriri. Ega shahu. Uriya iyo icupa umuntu yarijengereje naryo ryamuzengereza ngo ngaho nyaruka ibyo wora cya mwana ntabwo wo kubijyamo. Aha. Ngo genda uzu. Cupa ngo rihenesha abagabo mu bagore da. Ubu wasanga usigaye uca na kanseri inyuma. Sawa ndaje. Cyo genda ibyo ngibyo ninde ubikubashije. Bajombaye. Nasubiye kumva byara gitangaza cyaba kiri mu mwaka. Nako se nago yabyaye. Nako tuzabyara. Okay rero mbarangire. Ntangire nyine. Kwa makanyaga dore ni hano hepfo. Ntabwo ari kure muhumura ariko mushoboye gusangayo n'undi mugende gakeya. Ndakeka ntabwo habura y'umuntu. Kuko ndumva ari imfizi y'akarere. Hari agakecuru mu kanya nari mbonye kagiye kandi buriya nako kambwiraga ko yenda ikubwira ngo yaba abakecuru yaba abana bese akantu nyine ko gutikura ako ko nake pe mugereyo muraza mumbwira kamanishe Urine rero reka mubwire. ambe Ndajya kureba ibyaro byo none usubira. Ibaze nsanze ari mamuri. Namwica. nawe ushoboye kumusangaho cyangwa ugasanga nyokuru wawe ariko ntugire ikibazo ariko none hari ibintu biba bisekeje babiri bagiriyeyo rimwe mu kanya havuyeyo bane wa mukecuru we ntabwo aravayo kura uriya mwana wewe nibagenda sembujije Ase nk'uyu mwana igihe yagendeye areba agasanga inyota itangiye kumfata. Uraho kamera cyane. Ndakumbuye. Makanyaga ari. Ndeba se muje mutagwiyambitse aho n'ubuhorora. Wahora n'iki wa mubyeyi ko ibyago byatugwereye. Yabagura se bikabagurira ku mwana wanjye. Umwana wawe. Mwana wanjye nyine. Ndikubizi ko ari umwana yahindutse papa ntagashyira umwana. Akareka. Ntabwo nari namusabye. Umwana ugira abana. Iryo jambo niwe urivuze cyangwa ryumvishije hano. Umwana utera inda abaho. Yagutenda se? Musuri kubona indangira mu busa. Ageze ngo ni imigagi y'ibishyimbo washyizemo. Emyero yarayinteye. Sinimwe menya ari. Reka muramenye. Mutumva nabihoreye nkatuza umugirengo. Umwana wanjye
ni ikiremba ntago ajya atera inda uhera uvuga ko ari ikiremba hajya hose muba muri kumwe tuba turi kumwe yewe n'imirimo ibiri hariya mu rugo ntago ibimworoheye ukabiraza kubibona neza ahubwo mutumuke mu mvire igisaza kiri gukina mu bikomeye ugize ngo iki sha ngo igisaza njye narihaye sha wimbwira ngo igisaza ahubwo mumvira ahangaha ntuze kuntera umwana ahubwo waturangiye hari ko ari we dushaka ubundi w'ayo magambo yose uri kuzana ibyo bintu ntabwo makanyaga we mbe makanyaga yewe sha umva araje bari mu mirimo arimo arakora hariya ngaho naze wumve ko atarabyiyemera n'ubwo wari kuvuga yewe sha yego enda ngwino hano ibi ngibi ndaje papa hari utuntu ndimo gira oya byihoreye yuze ngo yabatenda mwebwe nayo magambo yose umaze kuvuga wabigeze ewe natamujyana mu masengesho bakamusengera oya ahubwo mbere yo kumujyana niko mwana we icara ahangaha nari ndangije icara ahangaha ibintu ndimo kumva ni ibiki aba bakobwa urabazi reka akama mbabare ariko se wowe ujya no gukora muri toilette ukaza utiboroshe ngaho mbwira aba bakobwa urabazi abakobwa muranasari dore nkuri akazungu bura abakobwa nabahese nabo kwanuza dore barimo barambwira ngo wabateye indese kandi ngo wowe cyane weho uri kwigeranya nanjye ni wowe makanyaga nta wundi tubwira wibagiwe ejo bundi turyamana mu bishwangara byo kwa Mudumba karabaye niko sha cyangwa ya mafaranga bambwiraga ngo wariye ngo abakobwa naba ngabo wayariye yaba ari byo none se sheri wari umeze neza cyameze neza usibye bya yanda pe asuka ko utambeshye buratwite sha wabyihorera uziko amazi mezi 3 nta ntango mbona nese ubwo urumva ntatwite nyine ibyo wenda ndabyumva kuba twarabikoze urya munsi wenda nabyo byashoboka kuba nyine wenda waba utwite ariko se reka nkubwire sibyo ariko buriya nta kibazo se wabonye mu rugo se mu rugo nta kintu tubuze ubwo nta kintu tubuze burambwiye na papa yuko nateye inda nta kibazo yahitama hariya dufite amazu menshi buri uko tureba gutya nyine dufite n'amazu menshi Kigali twajya kwiberayo papa ni umukire kandi nawe urabizi iby'inda byo ntabwo nabyihakana nimba ubwo byarabaye ubwo niyanjye nta wundi ntabwo njye ndi umuntu wajyaho ngo nihakane inda reka aha nta kibazo sere kandi no kuri kwimana rega buriya niweho wanjye pe wowe nugira ikibazo iby'inda byo ndabyemera pe niyanjye kandi nta n'undi muntu twafatanyije kuyitera biri amahera ubwo byemera oya ndayemera pe ikintu cyatumye nkuhamagara ako sheri ufite n'ibiro ni ukuri kwimana uzi ko cya gihe wanteye inda si ubyibuka ariko mwana yanjye ibyago byagwira abagabo buriya reka nkubwire ariko nta kibazo se umwana baravuga ngo ni umugisha yego umwana ngo ni umugisha cyane amahera kuba ubyemeye kabese nari mfite ubwoba tu oya naby'ubwoba njyewe umwana ndamwemera pe buriya nibyo njya mvuga mu bakanye kumusazi wabonye ko mu rugo sinakugejeje mu rugo ukareba se cyane asanze ari heza gusa wabonye inka dufite hariya ntabwo umusaza yamburiyemo nk'inka 10 hariya harimo nk'inka 5 zanjye cyane amahera kabisa ubwo rero ubwo ntakundi iby'inda byo ndabyemera kabisa inda yo nugira ikibazo mubyare kabisa ahubwo wowe nubona nyine bigeze kure ukabona wenda kubyara uzaze mu rugo kabisa unandebe nta kibazo sawa urakoze niko papa ewe kabisa ibyo byo rwose ajya bakubwiraga ngo byagenze bite ngo wabateye inda aha kandi umva ko arimo kuvuga ajya ngo yayigutere ngo mu bishwangara ngo byo kwande uriya se ndanamuzi ahubwo yawe nta n'uwo nzi hanyuma uyu reka ma abo bose ni wagira ngo nibwo bageze muri kano karere hano uko mumbeshyerera umwana mumbeshyerera umwana ariko papa reka nkubwire sibyo ibyo ni ibyawe n'abo bakobwa ngewe ndigendeye ibyo muzabi cyane wowe wayibateye ariko sha uzajya ukora amabi nurangiza ushaka kuyangerekaho sha ariko papa yewe ko ndi ikiremba ntabwo wari ugiye kumvuza ejo bundi hanyuma se barimo barakubeshyera barimo barambeshyira babarera
mbabarire ubu uri kureba ngewe umuntu ungana nkanjye ndangije ejo muri kaminuza ariko nawe utekereza ndangije kwiga ejo bundi ako kanya naba neye inda ikaba igeze ahantu yenda no kuvuka singaho mu kanya yaragiye no kuruka amaraso ibyo bintu bibaho nawe uri umuntu mukuru aha cyane wowe utwite sinde uraciragura reka ntabwo nakubwiye ntabwo wari umbwiye ngo mvuye muri toilette ntibagiye gukaraba no kwiborosa none se ubu ngubu mbere yo guhakanira byose muragira ngo mbigenze neza ikibazo dufite wowe wamuhakaniye kandi twebwe kuki nta wundi twagiye gushaka se tukaza kureba amakanya erega urusura nibwo tutazi reba runo rusura nibwo tutazi aha ni mu rusigarana ikizima nuko ntabasanga ahangaha ntabasanga mu rugo rwanjye none se papa ibiki ujya gukora biriya narakubwiye ngo ubikore emera kiguhamereye ejo bundi wambwiye byara ariko kanicara ubimbwire neza nari nananiwe atanaduciye tuzahege ubwo butafari hirya nicariye rambya gutya utubwire ukuntu wifata ugatera umuntu inda warangiza ukanabihakana bino papa wawe ngo wowe ngure ikiremba hano niho tubonye kuza ejo bundi umbwira ngo wanywe utamazi umwana uramwemeye wabimbwiraga amatwi yanjye yazitse uri kumbwira ngo tugatuma gatukuzigure buriya moto zemezwa n'imigeri cyane rwose nendutse ifarashi ahubwo uri kwishimira urwaye ubushita ubundi reka mbabwire reba ko numufashe ukajya wowe nabibye ntiwaduteye inda ugomba kuzemera abana ukabarera hari ubwo nazihakanye none se mukabwira ngo bushyitswa reka buriya mwe nese ubu ngubu reka ndabakunda sibyo mwese ubu si ubu turabigenza gute gira abagore nyine abagore babiri none si ibyo wiyemeje rero atareka nkubwiye ntakugoye rero niyo naba ndi iwacu ukajya uramenya igikoma cy'umwana nta kibazo ngewe rwose inda ndazemera pe inda ndazemera ahubwo izo ndigi zanyu Mbiri barubugo wani wawe bakugera gushaka cyangwa binibihitse urabona uraba mwaneze ntabwo mwashobora papa reba bamfashe ngo nkaho nabizi wamenya kubatuga bayari wawe ntabwo njye nanda ndabateye papa hanyuma wabura kuza wawe urakuriza umwana none se rakuza wawe akakobwa we yakuyandanye guhura umuzemo urumva papa urafata ibiki waba avuta icumu n'umusaza gutiki wagiye unywa makeya cyangwa ukanywa anywa zobyo arizona zanjye wona nese papa ndabyufasha bari kumbeshye ndabyumva wikiremo ndabizi iwacu yari guteye kwa kamari yayeneye mu kwa mbere yadutenda kuri noheli kandi noheli irabeje ubundi irabura ukwezi papa kanitahire irabura muva mwadukobwa boga buya kutandaraza bushyire ku bubyarwa yego setu ndabone mu bitugu nuko kandi vuga ame nge ntabwo nava ninda batayemeye nese waba ujya hehe turabararira paka nge kigusetse wacu bambwiye ngo barayikuzamo igiti ego ngewe ntibambwiye ikoroshi ahubwo duhaguruke mwana tugende tujye ku rubamba muri twemere tuba sekirite cyane n'icyaka ndahasinzira ariko ayemere